rwose twabinoze nabinoze nyine uca ngahe wowe we utubwiye numva nifuza kuri njyewe hari n'icyaba ari ubuntu oya natwibwire akabikubitiraho oya ratatubwire uca ngahe iyo umuntu aje wabona naramuhereye ibuntu ariyo mpamvu avuze ko ari ubuntu gira gutya mikoro utubwire uca ngahe wowe ntabwo najya munsi y'ibihumbi 5 ku muntu ubona ufite amafaranga n'ibitanu hanyuma ku muntu ubona udafatika umuntu udafatika se kuri abajene birirwa bamwita abahanga hasi ntabwo wajya munsi ya 2. noneho ku munsi wakira amafaranga angana iki avuye muri iyo gahunda umunsi bitewe wakakira nk'abagabo bangahe nko kuwa gatanu barenga n'10 kuko ni muri weekend amafaranga baba yafite 10 ubwo se abagabo 10 narazinywaga ariko ntabwo nyizina nyine wazirekeshejwe n'iki kubera ko kunywa itabi narebye gusanga kunywa itabi no kunywa inzoga ntabwo biri ku macinga unywa itabi mpitamo kunywa itabi inzoga zireka unywa itabi ry'urumogi urumogi narwo nararunyweye ndi umunyeshuri hanyuma narwo ndarureka kubera ko nyine narwo rwatumaga hari byinshi nakaza mu mutwe ugasanga nyine ngeze mu rugo baravuze kubera kunywa urumogi bibaye ibisazi n'inzoga nuko abo naje gusanga itabi iyo nanywa amapaki 2 ku munsi sinzi kuvuga nabyo nanywa itabi ko nanywa inzoga ubwo nyine se twabibara nk'iki abakigura bacakira kakahava ahubwo uzanye na 2 sinayemera uwo munsi na 5 akanywa itabi wayemera nayemera ko naba nakusiga kunywa itabi ry'ijana nayemera ibyo bita sunika simbabara rero mukera mu buriri waranyuze ukamubwira inti rero wongeza ujye njye nakubwiye ko ndi marishari mu ngabo zirwanira ku buriri uri ibyo bintu genda bizi neza cyane muragenda mwakwigerera ku buriri umukobwa ukamubwira ati rero bitewe n'ukuntu wamubonye ari umwana ukavuga ati uyu nguyu wowe aho nzajya ngeze ukumva uri kubabara jya umbwira urasunika mpaka ugagaye atarakubwira ngo ndi kubabara atunitana byanga bikunda ubu uri kumubona nk'umwana sibyo hanyuma nawe bitewe na gahunda ugahita uvuga ati nyamara napfa kwirwanaho nkagakubita n'ayo make ariko hari igihe uba wamusuzuguye ukavuga ngo ni umwana bikarangira na mama wamurenzeho kwiga byamunaniye akubwira ko n'akazi atakora kabaho ari ikiyede n'akazi ko mu rugo akandi kazi kose kuko ngo mu myuga yose harimo imyuga myinshi harimo umwuga w'uburaya cyane ariko buriya ku bantu nkamwe sibyo noneho cyane ko siwe twasunika simbabara ngenza nkamusanga yaje mu kazi mwese uwo mutipe ko ari umusambanyi ubwo mubanamo umusambanyi none se cyambere simura se cyambere simura cyambere ni mura naba afite ibiceri bizavamo ngewe ndakubwiye 16 ngiye mfite wetse ubucecetse niwe ugiye kutubwira gusa kugira ngo n'abadukurikiye basobanukirwe neza ninkubwira ngo nubuye butumwa wagenera abakobwa bafite imyaka 18 kugeza kuri 23 wenda urabagenera ubuye butumwa agira ikintu babwira ariko nkubwire umukobwa nyine kuva kuri iyo myaka wowe wagiye kure hera kuri 16 tugeze kuri 19 uko 20 iyo myaka wayisohotsemo utuje ariko kuva kuri 16 ni 5 kuzamura gutyo ubu gishyushye amaraso abagishyushye ahubwo umwana wese umukobwa wese ufite 18 19 akicaye mu rugo iwabo namugira inama yo gufata Bibiliya akajya gusenga akavuga ati mwana uzapfashe imyaka nyirangize navuye Jado Office TV show. Reka rero mbabwiye nimukomeze kugenda mugira ibihe byiza ku badukurikiye mwese aho muri nizere ko muri mumeze neza cyane hanyuma rero ndi kumwe n'abantu babiri nabo bifashe neza ngira ngo murababona nimba ari umugore n'umugabo baratubwira nimba ari umwana na se cyangwa umwana na nyina yako baratubwira bimeze bite bro ni fresh wallahi rero kuri kutubwira yuko ku munsi mu cyumweru bajya ngo wirwanaho kuri babiri
none ubu bimeze bite? ni fureshi njye meze neza gahunda ni yayindi gahunda ni yayindi y'ubudije no kwemusinga ebana badesi hariya ngo ni badesi badezi nyangize ngo ni badeni ni umutwaro. None se ubu ngubu bimeze bite mu Gisagara? mu Gisagara ebana ibintu ni neza ariko walayi ibintu biri guhinduka bro. Nkubonye uri kumwe rero n'umukobwa. Iyo ni umukobwa. Umuhereza iyo mikoro nawe twibwiye. Akira yivuge se. Tubwira amazina yawe. Ko wavuga sha. Tubwira amazina. Vuga amazina yawe. Aline. Witwa Aline? Yego. Ese ariko ndewe umeze nk'umuntu ufite isoni. Hari umuntu wagomeye? Nawe. Utuye he? Hano hirya gatoya. Utuye hano hirya? Yego. Ku mucanga? Yego. Uri inshuti se y'uwo mutipe? Fata ku kamikoro ariko unyibwirire. Ukegereza umuntu. Uri inshuti y'uwo mutipe? Ni inshuti ariko ntabwo ari cyane. Iyo uvuze ngo si cyane biba bimeze bite? Ntabwo ari cyane nyine ni ibiraho. Kumwe nyine naza nkagusanga. Nawe ujya umusanga? Nza nkamusanga yaje mu kazi. Mwese uwo mutipe ko ari umusambanyi ubwo mubanamo? Umusambanyi? None se cyambere si mura se? Cyambere si mura? Si? Cyambere ni mura. N'aba afite ibiceri bizavamo. N'aba afite ibiceri? Noneho iyo umuntu afite ibiceri nta kibazo? Ntabwo biba birenze. Nta biba birenze. Ariko nigeze kumva ngo bigeze bamufata asambana. Yari ari iwanyu? Yari ari iwawe? Ubwo cyari gifite aho cyagiye. Yari afite aho yagiye? Yari afite aho yagiye n'ubundi bari abivuge byose wibeshye ariko. Nibivuge byose. Ni ikirara none? Haruguru ko hari yundira ko abona niho yaraye. Niho yari yaraye? Ubwo niko. None se urikodeshereza we? Yego. None se ko iki wibana ufite imyaka ingahe? 19. 19? Yego. Ukaba wibana? Kasimbabara. Sunika simbabara rwo. Niko 19 ukaba wibana? Yego. None se ubwo ugira ababyeyi? Ndabafite. Bangahe? 2. Papa we na mama wawe? Yego. Babahe? Mu Kiyanja. Warangije mu Kiyanja epfi? Yego. Ese wasoje kwiga? Papi. Kubera iki? Baratumaze. Kakubya ibyo bintu bikunaniye urarekura. Byarakunaniye se wagiye kwishuri? Nta makaye yakuremereye ni? Papi ntabwo amakaye yandemereye. Ahubwo gucyura igikapu. Wabonaga ari ibisego nagisigaye ku ishuri mu ngasanga bakitse. Nese ubu wagusubiza ku ishuri ntiwajyayo? Wapi? Barugeze mu wakangahe? Mu wa 6. Baramenyereye. None ngaho ibaze uturanye n'iwanyu ntabwo biwanyura umukobwa w'inkumi warabyase? Wapi? Nese kubera niye ntego yatumye bwa mbere uti wanyu ukikodeshereza? Uburara nyine bumwe bw'abana. Uburara nyine bushingiye ku ki? Bararyaga bakagucura? Wapi? Ni ikihe kibazo? Anjye sinzi uko byaje ubu ngubu yagiye nicanga bitekerezo bikancanga. Mbese ubu ukora iki? Muri iki? Akazi kabona atanakora ni ikiyede. N'akazi ko mu rugo kandi kazi kose kabashije uzikabaho. Kakorwa. Nko gusunika. Yari gusunika se ni ibiki? Gusunika mu bimwinjiriza cyane. Ahubwo ajya uvuga imbwa mu mazina yazo. Gusunika ni ibiki? Gusunika ntubabare y'impenese si. Niko gusunika umva reka nkatamwibariza. Gusunika wowe urabizi? No gusunika ingorofani no gusunika. Byose ubwo tsabi nabivuga. Batubwire. No gusunika iki? No gusunika iki? Uzana mbivuge neza. Ebana rero urukubona uyu mukobwa akubwiye ko kwiga byamunaniye. Akubwira ko n'akazi atakora kabaho ari ikiyede n'akazi ko mu rugo. Akandi kazi kose. Kuko ngo mu myuga yose harimo imyuga myinshi. Harimo umwuga w'uburaya. Cyane ariko buriya ku bantu namwe. Sibyo? Noneho cyane ko siwe twasunika simbabara.
siko kazi niko kanika inema ngiki sunika simbabara. none se ariko se ubundi ni ugusunika ibi urabona ubundi reka tubivuge tusase inzobe tunabivuge neza. ubundi urabona nyine uyu nguyu ntabwo twamubara muri ntabwo ari mukuru, yabivuze ko afite imyaka 19 sibyo, kandi arongera aravuga ngo mfite ibiceri ngo twahuza ngo icya mbere ni amafaranga. nk'ubu rero iyo ahuye n'umuntu w'imyaka 30 cyangwa 35 byanga bikunda ubu uri kumubona nk'umwana sibyo, hanyuma nawe bitewe na gahunda ugahita uvuga ati nyamara napfa kwirwanaho nkagakubita n'ayo make. ariko hari igihe uba wamusuzuguye ukavuga ngo ni umwana yo bikarangira na mama wamurenzeho. ibyo bita sunika simbabara rero mukera mu buriri warangiza ukamubwira nti rero wongeza ujye njye nakubwiye ko ndi marishari mu ngabo zirwanira ku buriri. Kuri ibyo bintu genda bizi neza cyane, muragenda mwakwigerera ku buriri umukobwa ukamubwira ati rero bitewe n'ukuntu wamubonye ari umwana ukavuga ati uyu nguyu wowe aho nzajya ngeze ukumva uri kubabara jya umbwira, urasunika mpaka ugagaye atarakubwira ngo ndi kubabara. mumereze data ibyo bintu avuze nibyo arabeshya urabeshya ibyo avuze ntabwo ari noneho rero tubwire njye wari wambwiye ko akazi utakora ari ubuyede no ko mu rugo, noneho rero ukora iki? nkora iki? ubu nta kazi mfite. ubu nta kazi ufite? none se nyine kubera iki noneho wavuye iwanyu ukajya kwikodeshereza kandi uturanye n'iwanyu? ese hari umugabo ugira umufiyanse se? wapi? kubera iki nyine utagira fiyanse ukarikodeshereza? ubana nande? yewe kibana n'undi mukobwa. unywa inzoga? narazinywaga ariko ntabwo nyizinywa. nyine wazirekeshejwe n'iki? kubera ko kunywa itabi narebye gusanga kunywa itabi no kunywa inzoga ntabwo biri ku macinga. unywa itabi? mpitamo kunywa itabi, inzoga nazireka. unywa itabi ry'urumogi? urumogi narwo nararunyweye ndi umunyeshuri, hanyuma narwo ndarureka kubera ko nyine narwo rwatumaga hari byinshi nakaza mu mutwe. ugasanga nyine ngeze mu rugo baravuze kubera kunywa urumogi bibaye ibisazi, n'inzoga ni uko. abo naje gusanga itabi niyo nanywa amapaki 2 ku munsi. sinzi kuvuga nabyo nanyweye itabi ariko nanyweye inzoga. ubwo nyine si twabibara nk'iki abakigura bacakira kakahava. ahubwo uzanye na 2 sinayemera uwo munsi. nka 5 akonywe itabi wayemera? nayemera ko naba nakusiga kunywa itabi ry'ijana nayemera ku mubare wabona ajyaga ngira ku munsi zigutabaho. mwese ku munsi unywa itabi ringaniye? jewe ke ku munsi biterwa n'amafaranga nirirwanye. yewe nirirwanye 2 ngomba kunywa itabi ry'igihugu. nirirwanye 1000 ngomba kunywa za 5. niba ari 5 rero ayaraguma mu nzu. kuko ntabwo najya gufata za 5 ngo njye kurigura itabi mu kanya nanyuze harya ngakandagira inyanya zanditse nakishyura iki. none se nk'uko yabivuga gukora umwuga w'uburaya, abagabo iyo baje bakabuya ndajya twiganirira mukadiringa bakaguha amafaranga urabikora? uba hano turi kuri social ndahita nguha na pasi. abagabo njye ntabwo njya muzana abagabo cyane, muzana abasore. ubuzana abasore? abasore niba ucuruza nabo cyane. ubu se baguha nkangahe nk'iyo umuntu aje akaza nyine tubwire ukuntu tubwire rata umusore buriya reka nkubwire mfite kuza nkahuza n'umugabo niyo yaba yamaye iryo 10 akaba yagenda ejo nk'umuntu watubonye twari twicaye agahura n'umugore akamubwira ati uriya mugabo wawe namubonanye n'uriya mukobwa, ugasanga intambara ziravutse. ariko
mbese bwa ko nta mugore ifite nta sheri wese niba namufite kuko atarashaka ntunshingeho kuko atarashaka rwose twabinoze nabinoze nyine uca ngahe wowe we utubwire numva nifuza kuri njyewe hari n'icyaba ari ubuntu oya natwibwire bakabikubitiraho oya rata tubwire uca ngahe iyo umuntu aje wabona naramuhereye ubuntu ariyo mpamvu avuze ko ari ubuntu gira gutya mikoro tubwire uca ngahe wowe ntabwo najya munsi y'ibihumbi 5 ku muntu ubona ufite amafaranga ni 5 hanyuma ku muntu ubona udafatika umuntu udafatika se kuri abajene birirwa bamwita abahangahasi hano ntabwo wajya munsi ya 2. noneho ku munsi wakira amafaranga angana iki avuye muri iyo gahunda umunsi bitewe wakakira nk'abagabo bangahe nko kuwa gatanu barenga n'10 kuko ni muri weekend amafaranga baba yafite 10 ubwo se abagabo 10 mujya kurangiza ibikorwa byose sibyo wumva umeze uti mbwise ukuri bijyanye n'iki iki nta kibazo na kimwe mba mfite bose urabakira erega umwe avaho akamara isaha atuje akaza undi akamara isaha aragitosa uterega amazi gutyo nyine tu ntabwo biba birenze biba birimo urumva bitarenze ku myaka 19 umuntu ushobora kwakira abagabo 10 ku munsi ku munsi ese umujyanama wawe ni nde nk'umuntu ukugira inama mu buzima umuntu ngira inama nzima nkumva nyine ngira inama mu buzima nyine umuntu ukugira inama cyangwa umuntu wakwinjije muri ibyo bintu ni nde wanza atakibaho nanjye sinjya mubona sinzi aho yagiye wese ntugire ubwoba ko uzajya aho yagiye yaraje aramwigisha mu kubita impamyabushobozi y'ubukakare arangije arigenda yaragiye ariko ntabwo yagiye nyine bibi yarapfuye se arahari ariko ntabwo ubu sinzi icyerekezo ari kubarizwamo cyangwa yarabiretse azi nta rimwe na rimwe abireka biretse ahubwo se kutabanje umbaze ngo ni ikihe gitsina ni umusore ntabwo ari umugore nyine ngo yaze ni umusore nabura ntara mu Busanza ni nkaho yahashinze isoko ryabo ubu nyine arabacuruza bakamwishyura acuruza iki abakobwa reka sinzi nyine niba ari hagikorera sinzi niba nagiye ahandi ariko nyine tu bo baba bakora ku kwezi ku kwezi bishyurwa 75 abo bakobwa kandi iyo usoje ukwezi uhita utaha nyine se wabagiyemo nawe ahubwo ninjye wabanjeyo bivuze ngo barakora bakaverisa nuko uverisa kwa boss ugenda bakwina uverisa cyane none se ubwo ngubwo reka nkubaza ikibazo ubwo inzego z'umutekano zibimenye ntabwo ugira ute kubera iki ese ni icyaho ubutanga abakobwa biremewe ntabwo byemewe ariko ntabwo byemewe ariko birakorwa kuko ni nayo bizinesi ubu tuvugana abajene benshi bari gukora muri iyi minsi akemera agashora ibiceri bye akabamenyera icyangwe akabamenyera mekapu zibashije ariko nawe mukoramo verisa mukoramo mwinjiriza ese nayo iyo bizinesi si bayanditse ni umushinga bize ariko utanditse mu mishinga mu Rwanda uwo mushinga ntabwo wanditse uwo mushinga muhereza tubwire uwo mushinga ukuntu uwubara iyo amaze kwikubitira ku gatabi hamwe n'abo bajene be b'abakobwa ukumva bahita batekereza umushinga nk'uwo undi ni itabi ribongoza uzi wajya gucuruza abakobwa ukavuga ngo ndi gucuruza ngo mugakora mwishyura sha data we uwo mushinga ubaye urya none se ndagira ngo mwibarize munsubize uwo mukobwa ndamuguha ese urumva ufite gahunda yo gukomeza ibyo bintu mbwiza ukuri
none se ubu aka kanya kwinjiza abagabo 10 uba wumva hari abandi ukeneye ni uko abakiriya baba bashize cyangwa hapa ugiye ukajya no kwiryamana ari n'igihe ugiye no kuryamana n'umwe ujyanye kubera ko uba wananiwe iryo joro undi munsi ukumva nyine cyangwa se ukiri utageze no ku muhanda. none se ubu ngubu muri iyi weekend hari abategura kuzahura nawe cyangwa ubashaka mukubitanye mu nzira cyangwa uba ufite agakayi banditsemo nk'abakiriya? cyakoza ufashe nk'urupapuro rukava nkarajya ntabwo nimero nakandikaho mfite mu mutwe ntabwo na fone yahita yuzura yakuzaniye tugashyira nayo ikuzura. abo ni abakiriya usangamo? ntabwo nsangamo nyine ngenda mpamagara ati ngenje kukureba. shyira mikoro ku munwa. ndamuhamagara ati ngenje kukureba nahagera nyine akamenya ibiceri nanjye nyikomereza. ubwo ntujya ugira ubwoba se kuzandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka HIV, sida, imburugu, uburagaza n'ibindi? agakingirizo kamaze iki? ubwo se gacitse? gusa ko hari abazivukanye ubu mbarusha iki? wumva njyewe ntacyo bigutwaye? njye ntacyo bimbwiye. ese ntibaragutera inda? bande? abo muryamo? yacaye oya niyo wayitera naho kuvukira yaba ifite. oya niyo bayigutera ntaho kuvukira yaba ifite. ko muteye ubwoba uzi ko uri umurakare. noneho reka nkubaze ubu se nta gororero na rimwe barakujyanamo wenda uzira ibikorwa bibi? sitasiyo turi aho nyine ntibajya bakugira inama se? ntabwo uragirwa inama se n'inzego z'umutekano wenda bakubwire bati ibi bintu uzabireke? naba muri hehe nabo? ko numva se ahubwo ukora ibikorwa bishobora gutuma muhura? aya ntabwo sindwana sinukara sinageza saa 9 nyiri. ariko umva wigeze kunywa urumogi? narumwe ko nari umunyeshuri kandi iyo uri umunyeshuri witahira no kwikora ugahita ukomeza ntawapfa kugutangira mu muhanda uri kuva ku ishuri. siba kubikora amasaha gutaha ageze uko ari biragutinze. none se ubu ninkubwira ngo gira ubutumwa uha abakobwa mungana ngaho bubaye dusoza gira icyo ubabwira. gira ubutumwa uhereza abakobwa bafite imyaka 19 kuri 18. oya reka duhere kuri 18 kuzamura. uri umukobwa wese ufite iyo myaka ukiri iwabo ukiri kuba iwabo nasenge cyane pe ko yarahiriwe. oya mwagiye kure. oya buretse tumutega amatwi mwagiye we tubwire njyewe ndakubwiye 16 njye mfite wetse ubucecetse ni wowe ugiye kutubwira gusa kugira ngo n'abadukurikiye basobanukirwe neza. ninkubwira ngo ni ubuye butumwa wagenera abakobwa bafite imyaka 18 kugeza kuri 23 wenda urabagenera ubuye butumwa agira ikintu babwira? areka nkubwire umukobwa nyine kuva kuri iyo myaka wowe wagiye kure. hera kuri 16 tugeze kuri 19 uko 20 iyo myaka wayisohotsemo utuje ariko kuva kuri 16 n'itanu kuzamura gutyo ubu gishyushye amaraso abagishyushye. ahubwo umwana wese umukobwa wese ufite 18 19 akicaye mu rugo iwabo namugira inama yo gufata Bibiliya akajya gusenga akavuga ati Mana uzapfashe imyaka nyirangize nahavuye. kubera iki? kuko n'ubundi kuhava niyo wahava uhavuye gutya. nk'abakobwa dukunda kujya mu mabidi ziriya bidi dukunda kujyamo nizo mbi nizo ahanini nizo zituma uva mu rugo ukagenda. ubu umukobwa wese uri muri iyo myaka ako ndakubwiza ukuri ko hano mu mucanga naho kugirwa inama urimo nubwo baba iwabo baturusha uwo mwuga. reka ubu nta mwana usanga biba birirwa mugati waraye hehe kandi njya kugira ngo umubyeyi zambaze ngo waraye babimbajije 1 2 3 ntibongeye kumbona. wahise guruka? sawa reka tugushimire noneho. okay.
reba nk'uwo musore agira abasore agira inama ubundi dusoze kubita kuri ka kandi kumva ko ababasha abakobwa rero baradufite oya nyine agira abantu ugira inama abajene banjye reka mbarabure babwire ukuntu ibintu bimeze inama kumva ko abakobwa bakaniye rero mwana barakaniye akubwira ati ngewe aho kugira ngo njye guhuza ngo n'umugabo ufite umugore ejo usanga umugore atangiye gufata ipiki ahubwo nahuza n'abo basore rero dufite ibibazo mujene umuntu uzi ko afite imyaka hejuru ya veni ishakira umugore mwana shaka umugore uve muri basunika simbabara reka tugushimire rero akoze cyane